Muraho neza abakunzi ba Emi Media TV. Niba uri umuntu wibaza uti nabonaho amafaranga yo gutangira business, cyangwa ukavuga uti sinabona capital ihagije, iyi video igeneye wowe. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri business 5 wakora mu Rwanda niyo waba ufite amafaranga make cyane cyangwa se nayo ufite na busa, ariko ufite ubwenge, discipline ndetse n'umurava. Reka dutangire, ariko ubanze ukande subscribe niba utarayikanda, unakande kuri like kugira ngo udacikwa n'izindi video nk'izi. Mbahaye ikaze, nje mujye kubana na Emmanuel Wihanganye. Business ya mbere ni online services. Iyi ni business ikorwa cyane n'urubyiruko kandi nisaba igishoro kinini, ahubwo isaba ubumenyi na internet. Noneho uribaza uti nakora iki? Kora posters na flyers, gufasha abantu kwandika caption, voice over niba ufite ijwi ryiza, gucunga page za Facebook na Instagram. Uko utangira, ahangaho uzatangira na telefone imwe, internet ndetse no kwiyigisha. YouTube irahari, yakubera umwarimu. Noneho reka turebe uko yunguka. Client imwe cyangwa se umukiriya umwe ashobora kukwishyura ibihumbi hagati ya 5 na 50. Iyo ufite abakiriya 10 mu kwezi, business itangira kukubeshaho. Icy'ingenzi noneho hano nutegereze kuba expert, tangira ukuri, uzagenda wiga. Business ya kabiri ni ukugura no kugurisha, izwi nka reselling. Iyi ni business abantu benshi bakora ariko bake bayikoramo neza kubera kubura discipline. Urugero, kugura imyenda, inkweto, amatelefone, ibikoresho byo mu rugo. Uko utangira noneho, tangira n'ibihumbi 10 kugeza kuri 50. Fata amafoto meza, ucuruza ukoresheje WhatsApp status ndetse na Facebook group. Inama ikomeye hano, ntugashora amafaranga yose ku gicuruzwa kimwe, banza umenye icyo abantu bashaka cyane. Iyi business iguha inyungu vuba iyo uyikoze neza. Business ya gatatu ni agasoko gato ka buri munsi. Iyi ni business bamwe bafata nk'iy'abatishoboye, nyamara iyo ikozwe neza irunguka cyane. Urugero, ibirayi, ibitunguru, inyanya ndetse n'imboga. Uko itangira, tangira ku kantu gato, gura ku giciro gito, ugurishe hafi y'abantu. Ikiza cy'iyi business, abakiriya baba bahari buri munsi, amafaranga arinjira buri gihe. Nitegereza amezi menshi ngo ubone inyungu. Niba utemera business y'agasoko, ikibazo si business, ni mindset yawe. Business ya kane ni YouTube na TikTok. Yego, izi ni business nyazo iyo uzifashe nk'akazi. Uko watangira: telefone ifite kamera isanzwe, topic imwe. Urugero twavuga nka business, motivation, gospel ndetse n'inkuru. Aha twavugamo consistency. Noneho uko winjiza: monetization, promotion, client bagushaka kubera izina. Inama: ntugatangire wifuza amafaranga, tangira wifuza agaciro uha abantu. Amafaranga akurikira agaciro. Business ya gatanu ni service zo mu mudugudu cyangwa mu gace utuyemo. Urugero, photocopy na printing, mobile money, charging phones, kwishyura abantu amaserivisi. Ibyiza by'iyi business ni ibi: abakiriya bari hafi yawe, nisaba kwamamaza cyane, ihemba buhoro buhoro ariko ihoraho. Na business no ibaho, habaho inyungu ntoya itewe no kudakora neza. Ikintu gikomeye wamenya ni iki: business ntabwo itangirana n'amafaranga menshi, itangirana n'icyemezo. Niba utegereje capital nini, ushobora gutinda imyaka, ariko niba utangiye n'icyo ufite, inzira kwigisha. Niba iyi video ikugiriye akamaro, kanda like, usangize inshuti zawe, kandi wandike muri comment ni iyihe business ugiye gutangira. Niba ushaka izindi video zivuga kuri business, motivation n'ubuzima,
kanda subscribe kuri Emi Media TV niba utarayikanda. Murakoze cyane, Imana ibafashe, mbifurije umwaka mushya muhire. Tuzasubira mu yindi video. Hasta la vista, naho ubutaha.